Ni igiki rero wabwira mwarimu ugiye kuba Pastor Martin? Yego. Mu by'ukuri numva nabanza gushima Imana kuko wenda mu rugendo twagenze twari tuzi byinshi kuri uyu munsi ubayeho uyu munsi. Mwari muzi byinshi kuri ibi bintu bigiye twari tubizi uhereye muri 2002. Muri 2002 nibwo uyu munsi twarawubwiwe dutegeza kuzasohora. Ikintu nabanza gushima Imana nuko isezerano ridapfa. Haleluya. Turabasuhuje nanone ahangaha turacyari ku rusengero rwa ICCR ahantu bita Ijurwe. Harya si Ijurwe? Ni Ijurwe. Umeze neza ariko? Ndaho ndakomeye. Murashima Imana? Turashima Imana. Abantu bakubonye, hari abantu bari kugukurikirana, mwabibwira amazina? Nitwa Mukarusine Alphonsine. Mukarusine Alphonsine. Ndi umukristo wa hano kuri rusengero. Uruhe rusengero nyine? Rwa ICCR. Ijurwe. Ijurwe. Yego. Niko bahita runo rusengero cyangwa hari? Ni Ijurwe mu Burunga nyine. Ijurwe mu Burunga. Yego. Rero turahageze, haje abantu benshi, amamodoka yaparitse, ndi kubona urusengero rwuzuye. Ni iki cyahabaye? Yego, uyu munsi ni umunsi mwiza mukuru. Dufite yahoze ari umwarimu ariko uyu munsi arahabwa ubupasiteri, inshingano y'ubupasiteri n'ubushumba. Yego. Rero ku bantu batamuzi nyine yitwa nde uwo muntu? Yitwa Niyomuremyi Martine. Niyomuremyi Martin. Yego. Rero nshobora kubaza amateka make kugira ngo nyine twasanze nubwa kabiri ngenje hano, ariko byagenze gute nyine kugira ngo inzira mwanyuzemo kugira ngo abe agiye kuba umushumba ni iyihe? Wamuvugaho iki mbese inzira niba mwaratangiranye, niba uje vuba sinzi nyine ahantu mwageranye niho uri buvugeho mu magambo make ujya kwisengera. Njyewe wenda twahuye 9/9. 9/9. Yego. Turabana mu murimo, tunyura mu bikomeye byinshi rero muziho byinshi. Wenda mu rugendo twagendanye uhereye icyo gihe muri 2000 twasohotse muri ADPR. Yego. Hanyuma rero muri urwo rugendo twabanyemo, twanyuze mu nzira ikomeye, ariko yanyigishije byinshi kandi aba wa muntu unkomeza, reka mvuge ku giti cyanjye, ukomeza kandi mbona ubungabunga umurimo w'Imana, ukunda umurimo w'Imana, ubungabunga itorero ry'Imana. Mbese agira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Agira ishyaka ry'umurimo w'Imana, aritanga mu murimo w'Imana, yagize kwihangana gukomeye mu murimo w'Imana. Mu rugendo twagiye tugenda namwigiyeho byinshi, akomeza abantu, mbese sinabona ukuntu mvuga, mbese twabanye mu bihe bikomeye. Birumvikana n'abantu barabyumva, hari umuntu ubukunda umurimo w'Imana azi no kubyoroganiza neza. Rero turi kwihuta, nagira ngo nkubaze, ICCR ije mu Rwanda nta gihe kinini cyane rimaze rije mu Rwanda. Iryo torero mwari murahagana he? Mwakoraga mute? Urumva 9/9 mwari muri abarokore? Yego, twari turi abarokore. Twasohotse muri ADPR tujya mu butayu kwa Majyambere. Yego, igihe kigeze rero tubona nabyo biranze, hanyuma dukomeza tuza hano nyine tubaho muri ubwo buryo. Igihe kigeze iri torero tubona dukwiye gufatanya naryo kubw'imyizerere twabonaga duhuje. Nuko nguko twabayeho. Hari abantu bashobora kubyumva bakavuga bati wenda aba bantu iyo hagize akabazo gato kaza, urumva bibaho nyine, iyo hagize akabazo gato kaza bahita bigendera, bakigendera. Ese ahangaho umuntu ashaka kuvuga ati naho ni haba akabazo, kubera ko mu madini hano turi ni kwisi, mushobora kugira n'akandi kabazo mukavuga muti reka twongere twigendere ukuntu. Wenda cyane icyo turimo kubungabunga ni ubugingo bwacu, cyane nicyo gituma wenda twaraciye muri izo nzira.
zari zikomeye gutyo. Oya ndanabyumva buriya ubugingo bwacu iyo uri kumwe n'ikintu kiguhanda amplisi ibintu by'imyizerere ukabona umuntu muri gusengana ni muri kumwe urabona mutari mu nzira imwe icyo gihe byo kuba wenda wavuga uti reka mbe baretse gatoya nikomereza izanjye nzira ndumva nta cyaha kirimo. Nta cyaha kirimo. Niba mutararwanye nk'ababandi njya numva barwanira ntago byabayeho. Ntago byabayeho. Mbe mwagendaga ku neza twagendaga ku neza cyane tukabireka bikivangura. Twagiye tugendera muri uwo mujyo nta ntambara zabayeho kuri twebwe. Yego n'abantu barabizi nta ntambara zabayeho kuri twebwe kugeza kuri iyi saha turi hano muri uyu murimo w'Imana. Yego. Ni igiki rero wabwira mwarimu ugiye kuba Pastor Martin? Yego. Mu by'ukuri numva nabanza gushima Imana kuko wenda mu rugendo twagenze twari tuzi byinshi kuri uyu munsi ubayeho uyu munsi. Mwari muzi byinshi kuri ibi bintu twari tubizi uhereye muri 2002. Muri 2002 nibwo uyu munsi twarawubwiwe dutegeza kuzasohora. Ikintu nabanza gushima Imana nuko isezerano ridapfa. Haleluya. Isezerano ntabwo ripfa ukurikije we n'inzira twaciyemo uburyo Satani yarwanye uburyo Satani yagiye amuhigahiga cyangwa se natwe duhigahiga kubwo isezerano ry'Imana n'ibyo twari twarabwiwe n'Imana. Turashima Imana ko igihe kigera igasohoza ibyo yavuze. Kimwe cyo ntago isezerano ripfa unyura muri byinshi kugira ngo risohore uca mu nzira ikomeye ariko isezerano isaha igeze Imana irarisohoza. Urabivuze numva ndafashijwe narindi kubona amafanta ibi kimodoka cyuzuye abifanta dore ndakibonye hano haje amafanta agira nko murangahe hano amamodoka yaparitse amakaruvati hano abantu banigirije urusengero rwuzuye. Ibi bintu Imana yari yarabibabwiye babwira ko bizabaho. Ibi bintu Imana yarabitubwiye. Yego. Ikoresha n'abandi bo hirya mu murimo twari turi mu murimo 94 yagiye ikoresha abantu bo hirya natwe ubwacu hagati muri twebwe ariko kubw'inzira twacagamo tukibaza ahantu bizaca kubwacu nk'abantu tukahabura ariko Imana yo ntago igibura ukuntu ibigenza kandi n'ukuri isezerano ryishakira inzira. Iyo uhagaze mu mwanya wawe isezerano ryishakira inzira. Yego. Mwarimu Martin Imana imuha umugisha kandi namwe turabashimiye cyane kubw'ikiganiro muduhaye. Ni ukuri rwose kandi n'abantu badukurikiye bakomeze mu isezerano bapfa kudatatira cyangwa se ngo bajye mu by'isi bivurungute. Harimo abantu bava mu idini barwanye bagirana amakimbirane n'abandi. Mwebwe urumva mwasohotse neza twagiye neza umubyeyi w'umumasengesho birashoboka kuri n'umuhanuzi uko Imana ifashije. Oya rwose biragaragara kuri umurokore mwiza cyane. Uko Imana ifashije. Ni ukuri pe. Turabashimiye rero kubw'ikiganiro muduhaye Imana ibaha umugisha. Yego murakoze namwe Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze. Sawa. Mubyeyi umeze neza? Meze neza. Urashimira Imana? Ndashimira Imana. Amazina se mwitwa bande? Nitwa Mukantuhere Elimine. Elimine Mukantuhere. Rero twaje hano muri ritorero bita ICCR. Harya ni kuye mudugudu nyine tubwire n'ahantu nyine turi nyine icyo nzi cyo ni muri Kigali. Turi ku mudugudu wa Burunga mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera muri Kigali. Okay. Rero twaje hano kugira ngo turi muri ritorero kugira ngo twaje hari umuntu uri buhabwe ubupasiteri. Imodoka zirimo kuza nahoze mbona n'abandi bantu baje bafite bikoreye ibintu byinshi cyane. Yego. Hari bubere iki nyine kindi kidasanzwe nyine dufite umushumba uri bwimikwe uyu munsi. Yari iki? Yari mwarimu w'umudugudu. Yari mwarimu w'umudugudu. Yego. None rero ni igiki wamuvuga bakubwiye bati umuntu turi bwimike ngiye kumuvugaho ibintu bitatu. Ni igiki wamuvugaho? Ikintu namuvugaho twatangiranye muri 2001 dutangirana icyo gihe turi abana batoya araturera neza turakura yatubereye umubyeyi kugeza iyi saha. Mbese ikintu numva namuvugaho nuko uyu munsi ugiye kubaho uyu munsi mukuru tugiye kubona turumva tuwishimiye kubw'uko tubona ko awukwiriye kubw'uko yatureze neza ari mwarimu none turabona ubushumba agiye kubona rwose tubwishimiye
urumva ibyo namuvugaho. uwo ni iki nyine urumva muri itorero ICR nibwo mugitangira mwatangiranye muti cyangwa se wamubonye gute ku rwego wumva avuga ati ngiye kuba umushumba? Yego, urabona dutangira muri 2001 twatangiye dusohoka muri ADPR kubw'ibintu twabonaga bitadushimishije, turasohoka tujya kwa Majyambere. Ubwo n'ubundi naho tugezeyo hari ibyari bitadushimishije twabonye, biba ngombwa ko tuzamuka tugera na hano. Tugeze hano rero kuva icyo gihe turi kumwe turi muri ADPR yatubereye umubyeyi, tugeze kwa Majyambere n'ubundi aragumya tubera umubyeyi, tugeze hano aragumya tubera umubyeyi, mbese tukabona ko yatubereye umubyeyi, atubera umushumba. Uyu munsi wa none rero twumvaga n'ubundi kubw'uyu munsi mukuru turumva tuwishimiye kubwo tubona ko kuva kera yabaye umubyeyi na n'uyu munsi rero twumvaga ubwo bushumba n'ubundi agiye guhabwa yarabukwiriye. Yego, gusoza nagira ngo umubwire uti niba azadukurikira, ndabizi azadukurikira, ni iki wamubwira nyine? Icyo namubwira kubw'uyu munsi mukuru nuko Imana nawe yamushoboza muri iki gihe agiye kugeramo, kuko ni igihe gikomeye, ni igihe kigoye. Yatangiye atuyobora n'ubundi, ariko uyu munsi ikintu namubwira nuko Imana yamufasha akajya asenga Imana, nawe Imana ikabasha kumushoboza muri uyu murimo agiye gukora. Urumva nta kintu umubwira, ahubwo ukibwiye Imana ngo izamufashe, ahubwo wowe ni iki umubwira? Icyo mubwira nyine kuri uyu murimo nuko nyine Imana yabimufashamo. Urumva ariyo kintu namubwira. Uvuga ati Imana izagira ni nkuko navuga ati wowe ugiye kujya ahahana, ariko ngewe ndagushyigikira. Urumva ko ndabikubwiye, simbikubwiye se ko ngushyigikiye, nta nubwo izo mbaraga nzisabye Imana. Ngewe nzavuga ni ngewe senge njye, ahubwo ngiye kugushyigikira mu bintu ugiye kujyamo. Ni iki wamubwira? Ikintu namubwira nuko muri uyu murimo agiye gukora natwe tuzamushyigikira, ntabwo azajya wenyine, tuzabana n'ubundi byagiye bigenda mbere hose. Ntabwo azajya kuri uyu murimo, tuzaba tumufasha mu byo azajya ahura nabyo. Umushumba ariko ICR ifite abandi bashumba, ubabona gute? Abandi bashumba nabo nta kintu batwaye, ariko wenda ikintu nongeraho kuri ibi ngibi, kuba umushumba k'uyu munsi ni ibintu twari tuzi, ni ibintu Imana yatubwiye kuva kera. Ntabwo Imana rero ijya ibeshya, n'abandi ni abashumba pe, kandi nabo batuyobora neza. Ariko kuba agiye kuba umushumba ni ibintu tuzi, Imana yatubwiye. Mwareranywe nyine urumvikana. Yego, rero ndumva kuba agiye kuba umushumba ntabwo ari ibintu bidutunguye cyangwa se ngo bitungure abandi ku ruhande. Ubwo icyo ndavuga, ntabwo Imana ibeshya kuba kuri uyu munsi, kuri iyi tariki twarayitegereje. Ntabwo twari tuzi ngo bizagenda gute, bitewe n'ibyo twagendaga tubibwirwa kera, ariko Imana uyu munsi irabishohoje. Nshimiye cyane kubw'ikiganiro muduhaye. Yego, murakoze. Hari ikindi kintu se mwarenzaho? Ikintu twarenzaho nyine, icyo nabwira abantu, ntabwo Imana ijya ibeshya, ntabwo ijya ibeshya. Imana iyo igambiriye irasohoza, irakiguha, iyo ikubwiye ngo nzakugira gutya irabikugira. Numva ariyo kintu nabwira abantu, yuko umuntu wese Imana ifite ikintu yabwiye, ndumva yarindira agategereza, kuko ntabwo Imana ijya ibeshya. Yego, kizasohora. Murakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Imana iguhe umugisha. Namwe. Yego. Umurimo wawe ububyutse kandi tuguheshe icyubahiro kuri uyu musozi, kandi umwuka w'Imana nawe ugaragara aha hantu, tuganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo.
ry'umwuka wera. Amen.